nakunze umuhungu yego numva ndamukunze cyane pe ari we Papa Sava yego ariko uburyo urukundo rwacu rwakomeza byaranze kubera amashuri nari mfite ubu rero ndifuza ko urukundo rwacu rwakomeza ngiye na Papa Sava ariko mu bigaragara mba mbona pe nawe nkunda ubona nawe agukunda cyane pe ngo numva nta kibazo cyanjye n'urukundo rwanjye na Papa Sava ahubwo wowe sinzi hari abo Papa Sava yakwemera Papa Sava se nta cyatuma atanyemera gusa ushingiye he azi neza ko nta gashungo k'abasore njyamo yego azi neza ko nitonda bishoboka pe nose abizi gute kandi muterigize muhura oya anakurura amakuru kuri bagenzi banjye ubu pe waramaramaje Papa Sava uramukunda ndamukunda urashaka kugira ngo abari wazakora niwe uzambyaza imfura yacu uri seriye pe ndi seriye yego hanyuma nagumva abandi basore se wenda mwakundana oya mba numva nta wundi muntu niyumvamo koko cyane yego nose Papa Sava ni ibiki ubundi byatangiye gute mbere na mbere ibintu byatangiye gute kugira ngo mwisangemo wumve nyine tageti ari ukwisanga umugabo wawe ari Papa Sava nubwo Papa Sava rero kintu namukundeye nawe acisha make yego kandi mu gucisha kwe make nawe nabonye naramucunze neza nsanga nta bintu by'akajagaro ko kujya mu bakobwa yagira nicyo namukundiye cyane kuko 80% abasore bakunda inkumi nyinshi abakobwa bagakunda abasore benshi ariko Papa Sava uko nabibonye neza nubwo yego bavuga ngo amaso y'umuntu nyine yenda ashobora kuba atareba neza ariko urukundo rwanjye nawe cyonzi cyo bishike kera ruzakomeza ruzamuke cyane nose ko bivuga yuko Papa Sava nta gahunda afite yo gukora igikwe vuba ko nta gahunda afite yo kurongora vuba yego ubwo urumva ibyo bintu uzabimubwira akabyumva bareka nkubwize ukuri kubera muri 23 yanjye mfite natwe ntabwo dushaka ko byihuta cyane cyane ni ibintu tugomba kwitondera ibyacu nitwe ibyakaya bizaza ari uko kaya tuzazikorera mu rukundo rwacu nyine bisanzwe ariko muri ibyo bintu byacyeye n'uburere njye ntabyo nzi oya ndisugi Imana we ndisugi kubera icyo ugejeje isaha ukisugi iwanyu kongera numva ngo iyo umuntu ari isugi ngo babara ukuntu ngo baba bafite ibintu ngo bitamwemerera kwisaba kuba sociable n'abantu ese ibyo bintu koko urabizi gakeya ariko uwo niyumvagamo cyane amarangamutima yanjye yahoraga atekereza wa mukunzi wanjye ari we Papa Sava sana koko yego kagira inkuru rero sasa Papa Sava watangiye uramukunda ndamukunda cyane mu mutima wanjye wose watangiye gukunda niki hashize imyaka ingahe Papa Sava waramwihebeye koko urumva niga primary nari mfite 12 ubu urumva imyaka 8 irashize yego none se kubera iki ufite imyaka 23 kandi ugaragara nk'umuntu mukuru kubera impamvu ahantu navukiye nyine twavutse turi abana bavukiye ahantu nyine hadashimishije yego hadashimishije cyane ubwo rero umbonye wese ambaramo nk'umuntu pe ufite wenda 35 cyangwa 40 ariko nyine by'abantu bavugura bareka bakavuga mfite imyaka 23 yanjye yonyine yego nkaba nyiri isugi nyiri umukobwa uracyari isugi kandi urashaka yuko Papa Sava ari we azagusujura cyane none ko nawe bikugusetsa yego arega urukundo rurashimisha cyane ndabasuje mwe mwakoze subscribe kuri Temo BTV no kuri Modeling 250 nibisanzwe rero turi babagaragu banyu tubazanira akanuko kandi twakwe hirye no hino bitewe n'urukundo tubakunda twaricaye turatekereza ati nago twajya twihirira amakuru meza nk'aya ngaya namwe muri abantu bamukeneye ibyishimo bya buri munsi tudatinze rero no tubafitiye umutumirwa wacu twatumiye mwiza w'umusirimu namwe murabibona no mujene
arakeye hasi no hejuru n'imbere mu mutima ni intungane. So kuri uyu munsi rero hari ibintu byiza yatuzaniye, reka mbere na mbere nkuhaye ikaze. murakoze. Nitwa Uwamahoro Claudine. Yego. Nkaba ndi umukobwa w'imyaka 23. Yego. Nkaba nsoje amashuri yose nshoje kaminuza. Yego. Nkaba mfite umukunzi nakunze cyane. Kagira inkuru rero, uwo mukunzi watangiye kumukunda ryari? Namukunze nkiga primary, ndinda nsoza segonderi nkimukunda. Ako kubera kujya kwiga hirya mu bigo bitandukanye, ntabwo urukundo rwacu rwabashije gukomeza cyane, ariko kubera nasoje amashuri ugomba gukomeza. Yego. Ndacyamukunda bikomeye. None se ukiga primary cyangwa se kaminuza, na rundi rungano rugenzi rwawe wahaboneraga wenda ukata wigira muri relationship n'abandi? Nararubonaga gakeya, ariko uwo niyumvagamo cyane, amarangamutima yanjye yahoraga atekereza wa mukunzi wanjye ari we Papa Sava. Ye? Sana. Koko? Yego. Kagira inkuru rero sasa. Papa Sava watangiye uramukunda? Ndamukunda cyane mu mutima wanjye wose. Watangiye gukunda rya niki hashize imyaka ingahe Papa Sava waramwihebeye? Koko. Urumva niga primary nari mfite 12. Ubu urumva imyaka 8 irashize. Yego. Yego. None se kubera iki ufite imyaka 23 kandi ugaragara nk'umuntu mukuru? Kubera impamvu ahantu navukiye nyine twavutse turi abana bavukiye ahantu nyine hadashimishije cyane. Yego. Hadashimishije cyane. Ubwo rero umbonye wese ambaramo nk'umuntu pe ufite wenda 35 cyangwa 40. Yego. Ariko nyine by'abantu bavugura bareka bakavuga, cyo mfite imyaka 23 yanjye yonyine. Yego. Yego. Nkaba nyiri isugi nyiri umukobwa. Uracyari isugi kandi urashaka yuko Papa Sava ari we azagusujura? Cyane. None se nawe bikugusetsa? Yego, arega urukundo rurashimisha cyane. None se ni uri gukura ukuntu nyine bizaba bimeze ari ubwa mbere ukumva wasika? Nanjye ni ibintu bundi kwibaza intangiro n'iherezo yabyo. Sindamenya aho bizasozereza. None se? Yego. Uba wumva byanze bikunze Papa Sava azabimenya biciye mu zinzira, azamenya gute ko amwihebeye? Papa Sava? Yego. Bibaye byiza twazakundana bigakomera, kamwereka famiye yanjye, nawe uko azahasanga hose sazagira ikibazo bitekerezaho ngo guse ngo burya wa mukunzi wanjye ngavuka mu bakene bameze gutya. We nimba runkunda nkuko mukunda, ibyo azabyibagirwe, ntazavuga ati umukunzi no mu bakiri. Oya, urukundo n'urukundo, sibyo? Yego. Nanjye ubwo azanjyana iwabo nabo niba mumwumvisha ko ndi umukunzi we, azabyakira neza cyane, ubundi urukundo rwacu rukomeze, tuzageraho naho dutanga inzoga mu miryango yacu. Yego. Papa Sava mujya muvugana wenda hari nk'ahantu hari nk'urubuga runaka mwajya mutima mujya mukoresha wenda ukamwandikira ukamubwira ko wamukunze? Ese urujya n'uruza rw'urukundo rwayo ruhagaze he? Ese watangiye kumukunda kuva kera ariko ntabwo abizi ko hari umwana w'umukobwa w'inkumi yamukunze byo gupfa? Nta kintu wabitubwiraho ku bijyanye no kuba wenda yaba abiziho? Ashobora kuba abiziho gakeya, ariko ubu kubera ari bwo nsoje amashuri, ubu nibwo dutangiye gusa nk'ahantu urukundo rwacu ruzamuka, ariko mu bigaragara mba mbona pe nawe nkunda. Ubona nawe agukunda? Cyane pe. Ubwo numva nta kibazo cyanjye n'urukundo rwanjye na Papa Sava. Ahubwo wowe sinzi. Hari abo Papa Sava yakwemera? Papa Sava se nta cyatuma atanyemera. Gusa ushingiye he? Azi neza ko nta gashungo k'abasore njyamo. Yego. Azi neza ko nitonda bishoboka pe. Nose abizi gute kandi muterigize muhura? Oya, anakurura amakuru kuri bagenzi banjye.
ubu pe waramaramaje papa Sava uramukunda ndamukunda isugi urashaka cyane kugira ngo abe ari wazakora niwe uzambyaza imfura yacu uri seriye pe ndi seriye yego hanyuma ntabwo wumva abandi basore se wenda mwakundana oya mba numva nta wundi muntu niyumvamo koko cyane yego nose papa Sava ni ibiki ubundi byatangiye gute mbere na mbere ibintu byatangiye gute kugira ngo mwisangemo wumve nyine tageti ari ukwisanga umugabo wawe ari papa Sava nubwo papa Sava rero ikintu namukundeye nawe acisha make yego kandi mu gucisha kwe make nawe nabonye naramucunze neza nsanga nta bintu by'akajagaro ko kujya mu bakobwa yagira nicyo namukundiye cyane kuko 80% abasore bakunda inkumi nyinshi abakobwa bagakunda abasore benshi ariko papa Sava uko nabibonye neza nubwo yego bavuga ngo amaso y'umuntu nyine yenda ashobora kuba atareba neza ariko urukundo rwanjye nawe icyo nzi cyo bishyike kera ruzakomeza ruzamuke cyane nose ko bivuga yuko papa Sava nta gahunda afite yo gukora igikwe vuba ko nta gahunda afite yo kurongora vuba yego ubwo urumva ibyo bintu uzabimubwira akabyumva bareka nkubwize ukuri kubera muri 23 yanjye mfite natwe ntabwo dushaka ko byihuta cyane cyane ni ibintu tugomba kwitondera tugateganyiriza umwana wacu Imana ishobora kuzaduha nyine twitegura ejo hazaza bishobora gutwara nk'imyaka 3 tukazabana mfite nka 26 ariko bizabaho ariko gato hari ikintu nge nari kwiyumvisha kimwe nuko abanyarwandakazi bari kudukurikira hari ikintu batari kwiyumvisha papa Sava wamukundiye iki wamukundiye ubusitari wamukundiye amafaranga wamukundiye ubwiza wamukundiye iki papa Sava yego okay yego rwavuga ko kwifuza ni icyaha oya ndabibona ufite ikiniga ariko rwose ihangane wumve nta pfunwe biguteye wumve nta kibazo natwe dushaka kumenya ukuri kw'ibyo biri kwasasakana hanze ngo papa Sava hari agakobwa kasoje kaminuza kamupafutse ibiki n'ibiki byose niyo mpamvu dushaka abanyarwanda kwimenyera ukuri kwabo yego papa Sava azi kwishakishiriza azi kwiteza imbere pe byo rwose ntabwo ari ibyo kubeshya wamukunda amafaranga nayo arimo ariko n'umutima mwiza mbona yagira nawo urimo mu rukundo mukunda yego nose iyo abandi basore baguterese haba bamwigana haba n'iki byose ubagaragariza yahe marangamutima habaho urukundo nyanshuti hakabaho n'urukundo nyine ubundi inkundo zirukubiri njyewe rero mbabwira ko mbakunda ariko ntago mbakunda urukundo nkunda umukunzi wanjye papa Sava yego urumva ruba rutandukanye cyane pe ni nk'ikihe kintu se wigizeho kuba papa Sava nakubona azahita yumva ko afite umuntu ufatitse bagiye urumvuza ejo bundi uraje ubona amahirwe yo kumugeraho umubwira uburyo icyo mukunze ubwo nyine ubimugezeho bimugereho ubwo nawe ahita areba umuntu abimubwiye ese ni ikihe kintu wiziho cyuko azahita nawe abimerita nyine akabigwamo ibintu umubwiye akaba proud yabyo mu bintu ese wiyiziho iki nyine ese uyiziho kuba wenda nko mu buriri uteye neza se ibintu nk'ibyo ntabwo ibyo nanone napfa kubishimangiraho cyane kuko ndacyari isugi ntabwo ibintu nk'ibyo naba mbizi pe ikintu nabivugaho cyo ibyacu Imana ntizabyikorera kubyumva ntabwo yaba arankunde ngo yenda ngo keya ibintu njya numva ngo habaye ibintu bya keya ibyo bintu bya keya rero twebwe ibyacu nitwe ibya keya bizaza ari uko keya tuzazikorera mu rukundo rwacu nyine bisanzwe ariko muri ibyo bintu byerekeye n'uburiri njye ntabyo nzi oya ndi isugi Imana we ndi isugi kubera icyo ugejeje isaha ukisugi iwanyu kongera numva ngo iyo umuntu ari isugi ngo babara ukuntu ngo baba bafite ibintu ngo bitamwemerera kwisaba kuba sociable n'abantu ese ibyo bintu koko urabivuga iki kuba ugejeje iki gihe ukiri isugi oya naguciye no mu ijambo bavuga ngo umukobwa watinze gushaka cyangwa kubyara ngo abo baba baroga yego natwe niko abantu tubyumva ni nako tubyizi oya ntabwo iwacu baroga iwacu tugira impano yo gushaka dukuze twarize
dufite byinshi twitekerejeho yego koko cyane. hanyuma ni ikihe kintu wakifuza ni nk'ibihe ibintu bitatu wasezeranya papa Sava ubwo muzamwajya mu rukundo? Ibintu bitatu, yego. cyambere cyo nuko agomba kuzagera iwacu bakamukunda bamwereka imiryango yose. Cya kabiri ni cyuko mu rukundo rwacu nta kibazo namba gishobora kuzadutera ngo urukundo rwacu rupfe. Yego. Ikindi ni icyuko nizeye neza ko turamutse tubanye tukibaruka kana kacu twakitaho bishoboka cyane. Urukundo twakundanye nako twagakunda ururenze. Tugana ku musozo. Yego. nk'abasore bari kukwereka ko bakwitayeho, ugira ikintu babwira, ugira ikintu usiga ubabwiye nk'abasore bagushaka. Abasore banshaka rero nababwiza ukuri ko ikiri hanyuma y'icyo ntago njye mbakunda. Yego. Uwo nkunda ni papa Sava wenyine. Gusa mbakunda bisanzwe, ntago twahura ngo nere kubasuhuza mwiriwe. Ese ushobora kuba naca ku rugo nkabasaba amazi yo kunywa ariko bataziyumvisa ko njyewe Uwamahoro Claudine ntago mfata. Njyewe umukunzi wanjye ni papa Sava sana. Okay, icyo wabwira rero ku bakobwa ukekaho yuko bikunda kuzwa kuri papa Sava ni nk'icyo kintu wasiga ubabwiye? Icyo ndimo mubwira ati yego, ngaho gira ikintu ubwira abakobwa ukekaho yuko bikunda kundishwa kuri papa Sava, bagenera message. Reka mbabwize ukuri, basubize amaso inyuma. Papa Sava ntago ari uwabo kuko wamaramaje papa Sava urashaka kaza kwaka ubusugi tu sana. Nta wundi muntu uzandeba yego uretse papa Sava wenyine. Kuko uracyapfundikiye agaseke karacyapfundiye kana we ahubwo ubuze. Reka mbabwire ubu tuvugana amasaha ari kundengana. Ndumva ntari burare papa Sava ntanamubonye ngo tuganire neza cyane. Umva urimo neza washyushye sana. Ndamukunda cyane. Yego. Yego. Okay, ubwo abanyarwandakazi babyumvishije, abakobwa babyumva bikunda kundishwa kuri papa Sava bashyire agapira hasi cyane. N'abasore bari kukwirukaho bumve